nabisobanure ko kwihana no kwatura ibyaha biratandukanye cyane. Umuntu yatura ibyaha akabyita kwihana, yego, ariko ntabwo ari byo. Ibyaha abantu bagira, yego, bikabazanira indwara. Urugero stress. Uri hari ibyaha uba wakoze, yego, kugira ngo ugire stress hari ibyaha uba wakoze. Hari n'igifu, hari umuvuduko w'amaraso. Buriya kenshi ni ibyaha uba wakoze. Bikada uravugisha ukuri. Ziriya ni indwara ziterwa n'ibyaha. Ibyo byaha twakoreranye ntabwo nkeneye kubibwira Imana ngo imbabarire. Nta nubwo nkeneye kubibwira undi muntu udahari ntanabikoreye bitanababaje ngo ambabarire. Ndi kumva uri kubijyamo neza n'uburyo ahubwo kwatura bikorwa. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa rero, impamvu nakubwiye ngo ni ngombwa. Ariko gute? Yego. Ufite iyihe ntego? Yego. Kuki uvuga ibyaha byawe ufite iyihe ntego? Purpose. Yego. Niba ufite intego y'uko Imana ikubabarira, wahushije. Ntabwo Imana ikubabarira kuko uvuze ibyaha byawe. Kubwira umuntu ngo Imana imbabarire gusambana, akakubwira ngo Imana ikubabarire, ubundi ubwiye n'iki kwikubabarira? Wumvise ibikubwira? Nuko mwaturiranye nyine mugenzi wawe. Wumvise ko ari mugenzi wawe. None se ko ari mugenzi wawe nyine n'ubundi ukubwiye ngo ikubabarire, wumvise ari Imana ibikubwira? Nta kintu na kimwe cy'icyaha cyawe wemereye kubwira abantu ngo Imana imbabarire nakoze, keretse niba icyo cyaha uvuga waragikoreye iyo groupe murimo. Kumugaragara bose bakiri. Ukavuga ati yenda nishe amategeko ya groupe mumbabarire. Bakakubabarira. Urose undi isi icyo se Imana ishaka? Nicyo kuba tuzirikaniza. Ni nayo mpamvu tudakeneye no kujya tubwira abantu ngo yewe ngo muzahane imbere ngo musabe imbabazi muvuge ibyaha. Bira n'uburyo bwo gukoroniza abantu kugira ngo umenye intege nke zabo ubigarurire, umenye aho bahera, kuko arabizi kubitsa amabanga ye. Uza abantu mbice amabanga ngewe ubu ndeba baba pasiteri, b'abashumba, b'abahanuzi. Ariko se mu mabanga umbikiye ugira ngo ngewe sifite abayambikiye? Iyi ntege nke ugira rega nanjye ndazigira. Kuko rero kino kintu cyo gusaba imbabazi ni ikintu kirimo ubujiji bw'indengakamere. Aho abantu badasaba imbabazi abo bahemukiye ngo birinde no kubahemukira, bakumva Imana ariyo bazasaba imbabazi. Aho umuntu aguhemukira ukumva uzasaba imbabazi Imana. Aho umuntu akugirira nabi akumva azasaba imbabazi Imana. Kubera ko adashaka wowe. None se tuvuga urugero, ututse umugore cyangwa ututse umugabo, uri umugore wo nkurikiye, usize umurakaje, ugiye mu rusengero, Imana imbabarire ko natukanye n'umugabo. Ugeze mu rugo wibaza ko umugabo yabyibagiwe? Ntago yabyibagiwe. Wibaza se ko Imana wayibwiye yasanze wa mugabo ikamubwira ati umugore wawe yasabye imbabazi? Oya. Nubundi urataha gukura amenyo, niba yagukura urataha kugirire nabi, niba kugirira nabi wakagombye kuva mu rugo uzi ko nta kibazo si ufitanye n'uwo mu bana. Urabyumva neza? Yego. Ukumva ngo njye nubaha Imana sinsambana. Inshuti yanjye, gusa kudasambana si ukubaha Imana. Ni wowe bifitiye umumaro. Ni ukwiyubaha. Urakoze cyane. Ni ukwiyubaha. Ahubwo iyo wiyubashye uba wubahishije umuremyi wawe. Ikaze abadukurikiye nk'ibisanzwe ni kuri Gospel Daily, nk'uko mutuwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho buri munsi, ahantu tuvugira ukuri n'ubuntu n'umucyo mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo ikomeye cyane abantu benshi bakunda kwibazaho ibintu byinshi. Dufite ingingo y'umunsi yitwa kwatura. Nanone rero turi kumwe n'umwigisha kandi umuntu ufite ubuhamya bukora ku mutima. Moridekayi, murakaza neza. Ndabashimiye cyane, murakoze kutwakira. Kugukunda byo ni ibintu ntajya mbasha gusubiramo, ni ukuri turagukunda. Ndabiziho ko nkunda n'abadukurikira muri kiganiro dutanga nabo bazabyerekane muri komenti n'akanyenyeri niba ngombwa bazagakande rwose badushyigikire babikugaragarize. Ndakeka ni abantu nabo abamaze gucengerwa bazabikora, babandi bakorera mu rukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana, kubera ko ngo Imana yaradukunze iraduha cyane, byatumye itanga. Nawe rero ngo iyo ukunze uratanga. Gukunda ni ugutanga.
twishimiye kubana nawe uyu munsi rero mu kiganiro. Karibu iwacu kandi urisanga. Ubundi Morideka, hari ingingo wowe usuza ijambo ry'Imana, urigisha, uri umwigisha igihe kirekire, ndetse si ibintu bishya kuri wowe, ni ibintu urambyemo. Ubundi kwatura wowe, kwatura ni ngombwa? Kwatura iki? Kwatura ibyaha. Kubera ko mbaje kwatura kandi uri kubaza umukozi w'Imana, muri biriya harimo kwatura ibintu byinshi. Burya se? Harimo kwaturega ni ukuvuga. Ntabwo ari ibintu harimo no kuba wakwaturiraho umuntu mu gihe. Arakoze. Mu Baroma igice cya 10 harimo ijambo rivuga ngo wizeze umutima ukatuza akanwa. Ubwo hari ukwatura muri ubwo buryo. Yego. Aho ngaho wese n'iki baba batuza. Batura ni ibyo umaze kwizera. Yego. Mu Baheburayo harimo ijambo rivuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyezwa. Yego. Mu bari Yakobo, ubwo mu Baheburayo igice cya 10 naho umurongo 25, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyezwa kuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Yego. Hanyuma muri Yakobo, sinzi niba ari uri kumbaza, ni Yakobo rwose unshimiye aho nababaraga ahandyaga. Yakobo 5:16, kwatura ibyaha nicyo kintu. Nibaza ko nicyo cyanditswe, ni nacyo abantu bazi cyane kurenza ibyo bindi bibiri mvuze. Yego. Kivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ikinyarwanda niko havuga, ariko ntabwo mu zindi bibiri ariko havuga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yego. Ni kuvuga ngo kwatura kuvugwa muri Yakobo niko abantu bazi cyane, ariko kwatura ibyaha wambazaga. Yego. Hari kwatura ibyaha nibwo nashaka kuvuga, ni ngombwa. Hari mvuze ngo ni ngombwa, umuntu wese yabijyana mu buryo bwe. Yego. Ahubwo ni ngombwa gute? Ni ngombwa ariko gute? Yego. Kubera ko kira cyanditswe cyo muri Yakobo, amadini menshi cyane cyane ayitwa Abapantekote, abangaba tuzi ngo n'abanyamwuka, agikoresha mu buryo bwo kwihanisha abantu. Kwihana. Yego. Ariko nanabisobanure ko kwihana no kwatura ibyaha biratandukanye cyane. Umuntu yatura ibyaha akabyita kwihana. Yego. Ariko ntabwo ari byo. Icya kabiri, harimo ijambo ridasobanutse nubwo ari Bibiliya. Yego. Sintinya kuvuga ngo ntirisobanutse kubera ubusemuzi bwa Bibiliya. Iyo usomye mu zindi Bibiliya ntago havuga ko mwaturirana ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Ntago iryo jambo mukizwe ririmo. Havuga mukire, may be healed. Yego. Nugukira kw'indwara, cyangwa se mu yandi magambo gukira kw'indwara ziterwa n'ibyaha, kuko hari ibyaha abantu bagira. Yego. Bikabazanira indwara. Urugero stress. Buriya hari ibyaha uba wakoze. Yego. Kugira ngo ugire stress hari ibyaha uba wakoze. Hari n'igifu, hari umuvuduko w'amaraso. Buriya kenshi ni ibyaha uba wakoze. Bikada. Uravugisha ukuri. Ziriya ni indwara ziterwa n'ibyaha. Ya stress ujya ugira nzajya menya ko ari ibyaha wakoze. Wanza mbwira kwiganyira. Buriya kwiganyira ni icyaha. Yego. Kizana ingaruka mu buzima bwawe. Kurakara. Uzi kurakara, ubwonko busohora uburozi mu mubiri wawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira kurakara, ariko ngo ntitumare igihe turakaye. Yego. Izuba ntirikarenge urakaye. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo hari ingaruka mbi tugira bitewe n'ibyaha runaka twakoze. Noneho ibyo byaha kandi dukora hari igihe tuba tutanabyikoreye, twabikoreye bagenzi bacu. Yego. Tukagira ingaruka hagati muri twe no kuri bagenzi bacu twabikoreye. Yego. Aho rero niho Yakobo yigishiriza. Kuko Yakobo muri kiriya gice cya 5 asobanura ko umuntu niba arwaye asanga abakuru b'itorero bamusengera bamurambikaho ibiganza. Niba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Ikindi cya kabiri, kandi umwami azamuhagurutsa mukize. Ariko hepfo aravuga ku gice cy'abantu bari gusenga bari kumwe. Nge nawe na kameramani n'abandi dufashe umwanya wo gusenga, twakoreranye ibyaha.
ibyo byaha twakoreranye ntabwo nkeneye kubibwira Imana ngo imbabarire, nta nubwo nkeneye kubibwira undi muntu udahari ntanabikoreye bitanababaje ngo ambabarire. ndi kumva uri kubijyamo neza n'uburyo ahubwo kwatura bikorwa. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa rero, impamvu nakubwiye ngo ni ngombwa, ariko gute? Yego. Ufite iyihe ntego? Yego. Kuki uvuga ibyaha byawe ufite iyihe ntego? Purpose. Yego. Niba ufite intego y'uko Imana ikubabarira wahushije. Ntabwo Imana ikubabarira kuko uvuze ibyaha byawe. Hanyuma icyo Yakobo rero atwigisha, mwaturirana ibyaha byanyu, ni igikorwa ngirana, ni igikorwa umuntu akora ariko ugikorera undi mugenzi we. Muri Bibiliya ntagatifu havuga ngo mubwirane ibyaha byanyu umwe ku wundi. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yego. Ndagaruka ku cyanditswe Yesu yavuze muri Matayo, aravuga ngo umuntu naba yaragukoreye icyaha, Yego. ukaba ujyanye ituro ryawe, siga ituro ryawe, igihe wamwibutse ugenda usabe wa muntu imbabazi, akubabarira, ugenda utanga ituro ryawe, nta kibazo mufitanye. Ntago yavuze ngo ukomeze ujyane ituro ryawe nugera imbere y'Imana cyangwa aho gusengera usaba Imana imbabazi kubabarira. Ni ukuvuga ngo kuriya kwatura gukorwa mu nsengero, ko kuvuga Mana umbabarire, Mana umbabarire, ibyo bintu ni umwanda, ntago bikurikije amahame y'abizera. Yego. Kuko usanga ufite umugore agize gutya, mugiranye ibibazo, murarwanye, muratukanye, murasuzuguranye, mucanye inyuma, mbese bya byaha abantu bakorerana. Ugiye mu rusengero kwa pasiteri cyangwa se mu bahanuzi, noneho abantu utuntu tw'utwumba tuba turi ahantu abantu ngo biyerezamo, turiya twumba, Mana yanjye, tubamo ibintu bibi cyane, tubamo ivangirwa, ubuyobe, ibintu biteye isoni cyane ko baba batwigisha abari benshi batajijutse. Yego. Hanyuma ugasanga wowe ufite umugore yaguciye inyuma, iki kintu akajya kubwira abantu bo mu cyumba, Yego. bamuzi cyangwa batamuzi, bazi n'umugabo we cyangwa batamuzi, Imana imbabarire, nasambanye. Iyo nkuru y'ubusambanyi ubwabyo yari isanzwe iteye isoni ku wayikoze cyane rwose. Uwo muntu azi ko ari kwiyeza, ahubwo ari kwiyanduza, ari no kwanduza itorero. Wibuke ko binasenya ingo nyinshi, hari ingo hari urugero rw'ingo. None se urumva umugabo wawe azamenya yuko, umugabo w'uwo mugore azamenya yuko umugore we yasambanye akajya kubivugira, kandi azabimenya. Ubu byo birihuta. Erega burya ibanga ngo ni irya babiri, ariko na babiri simbyemera, ngewe nemera ko ibanga ari iry'umuntu umwe. Hari n'uwavuze ati utabashije kwibikira wowe urarimbitsa gukoze cyane. None kubera bwa bwoba bwo kumva yuko abantu bigishwa ngo Imana yakuretse kuko wasambanye, ko wagize gutya n'ibi, ukumva yuko irongera kukugarukira kuko ibyo byaha ubwiye abantu. None se ikindi cya kabiri, kubwira umuntu ngo Imana imbabarire gusambana, akakubwira ngo Imana ikubabarire, ubundi ubwiye n'iki kwikubabarira? Wumvise ibikubwira? Nuko mwaturiranye nyine mugenzi wawe, wumvise ko ari mugenzi wawe. None se ko ari mugenzi wawe nyine n'ubundi ukubwiye ngo kubabarire, wumvise ari Imana ibikubwiye? Ubu urugero ngenda kubwiye nti Imana imbabarire gusambana, uransubije ngo Imana ikubabarire. None se uri Imana wowe nyine ko ariyo ndi gusaba imbabazi? Hari n'abarenzaho amagambo ati Imana imbabarire, namwe mumfashe gusaba Imana imbabazi, munsabire Imana imbabazi. Ni ukuvuga ngo abo bantu badahari Imana ntiyatanga imbabazi. Niko bigenda nawe, kandi ibyo bintu utabyibagije. Jya wibuka rega utaramenya ubuntu nawe ko hari ibyo wanyuzemo. Ariko mu by'ukuri nyine icyo nicyo dushaka gusesengura, ibyo bintu birimo ubujiji ndetse bwangiza sosiyete. Wagira guti kubikora ni n'umwanda ndetse ni n'ibintu. Ibyo bintu wowe ubikora uzi kuri kwiyeza, ariko ntabwo uri kwiyeza, uri kwiyanduza, uri kwanduza n'umuryango wawe. Imana yemera yuko niba njyewe nawe dufitanye ikibazo dusabana imbabazi, ndetse aho bikanavuga ko ugomba no kumbabarira ntaranagusaba imbabazi. Nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo Yesu, aba ariko natwe tubabarira abandi ibyaha badukoreye.
ni naryo se Yesu yavuga muri dawe uri mu ijuru ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe ducumuyeho. Ariko hariya muri Matayo havuga isengesho rya Data wa twese ni mbere yuko Yesu apfa. Amaze gupfa rya sengesho rya Data wa twese ntago ryagumyeho, ryarahindutse. Urumva mu isengesho rya Data wa twese ngo utubabarire nk'uko tubabarira, banga Imana irirefera ku byo wakoze kugira ngo nayo ibikore. Ariko mu butumwa bwiza uraza kunyihangana nibwa mu butumwa bwiza kandi none yari mvuze muri Matayo. Niko muri Matayo ntago ari mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butangirana no gupfa no kuzuka bya Yesu. Bivuga ngo mu nzandiko za Pawulo mu mibereho y'itorero, ntabwo itorero ryajyaga gusaba imbabazi cyangwa se ryizeraga yuko imbabazi ryatanze arizo mbabazi Imana iri bubahereze. Ahubwo ryo ryizeraga yuko ubwo ryababariwe naryo rikwiriye kubabarira abandi. Ni ukuvuga ngo twebwe dukura urugero ku Mana rwo kubabarira, ntabwo Imana idukuraho urugero rwo kubabarira kuko Imana irabanza twe tugakurikira. Ariko mu mategeko ya Mose byasaga nk'aho Imana kugira ngo kora nguhe umugisha, ariko mu isezerano rishya ni naguhaye umugisha noneho wakora. Urabyumva noneho? None ndi motivation yuko ibyo ndi gukora noneho mfite ahantu mbivoma, ndafite natanga. Ubu Imana yabanje imbere. Urakoze cyane. Ariko mbere umuntu yabanzaga imbere, ariko nabwo Imana yabikoze kugira ngo umuntu atsindwe. Kwari kugira ngo umuntu nabanza atsindwe atavuga ati simbishoboye, ndatsinzwe, banza kabisa bariho banza. Imana ishimwe cyane. Se no bari abantu batura basaba imbabazi Imana binyuze mu rusange cyangwa mu bantu cyangwa ku bantu. Nukwibeshya bira bintu, nukwibeshya sinako Bibiliya bivuga. Ntabwo ariko ari ngombwa icyo watura icyo ari cyo cyose, si ngombwa kira wenda narasambanye, icyo wakora mu ruhame cyose si ngombwa. Nta kintu na kimwe cy'icyaha cyawe wemereye kubwira abantu ngo Imana imbabarire nakoze, keretse niba icyo cyaha uvuga waragikoreye iyo groupe murimo ku mugaragaro bose bakiri. Ukavuga ati yenda nisha amategeko ya groupe mu mbabarire, bakakubabarira. Urose undi si icyo Imana ishaka. Nicyo hanyuma icya kabiri, niba ari icyaha wakorewe umuntu ku giti cyawe na wagikoreye umukozi w'Imana cyangwa se cameraman cyangwa undi, icyo cyaha waragikoze, uwo muntu uramurebe wamusabye imbabazi. Hari ikinyoma rero kiba mu madini mwene data ngo bamenya aho dukorera ibyaha, ngo ariko ntago bamenya aho tubyihanira. Ariko mbabarira umbwire, ubu ngubu koko nagukorera icyaha ntumenye aho nakihaniye, icyo cyaha kikaba kivuyeho, kiba yari ikivaho. Niba nagukoreye icyaha ugomba no kumenya aho nakikuriweho, kuko ni wowe nagikoreye. Ni njye wagukomerekeje, ni nanjye ugomba kukomora. Ikindi cya kabiri, gusaba imbabazi ni byiza mu itorero, ariko gutanga imbabazi biruta kuzisaba. Urabyumva? Kubera ko abizera biraba ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Imana duhaye imbabazi tutazisabye, nta nicyo twabikoreye rwose. Ni nayo mpamvu itorero rimaze kwakira izo mbabazi twahawe n'Imana, zibyara izo dutanga tugaha abantu. Niyo ngo imbabazi dutanga ziva mu zo twahawe. Ni ukuba tuzirikaniza. Ni nayo mpamvu tudakeneye no kujya tubwira abantu ngo yewe ngo muzahane imbere ngo musabe imbabazi muvuge ibyaha. Bira ni uburyo bwo gukoroniza abantu kugira ngo umenye intege nke zabo ubigarurire, umenye aho bahera, kuko arabizi kubitsa amabanga ye. Uza abantu mbice amabanga ngewe ndeba baba pasteri, baba shumba, baba hanuzi, ariko se mu mabanga mbici ugira ngo ngewe sifite abayambikiye. Iyi ntege nke ugira rega nanjye ndazigira. None se kuki ujya kumbwira ngo Imana imbabarire kurakara nanjye ndakara, kandi sinjye warakariye? Imana imbabarire kubeshya nanjye ndabeshya. Hanyuma se ngewe ndabwira ndi nawe urashaka undi muntu wisanzura, bigereze ko bose ari bamwe. Ari abakozi b'Imana basizwe rero. Oya, ntabwo mvuga ko cyakora hari ikintu nemera. Ushobora kuza kukugisha inama y'uko nagize intege nke. Mfite intege nke runaka, ndashaka, ntabwo ari ukusaba imbabazi icyo gihe. Ni inama nk'uko n'abatizera bose bazigira.
yenda nabaswe n'ubusambanyi, nabaswe no kunywa inzoga, nabaswe n'ibi. None mukozi w'Imana niye nama wangira, ungira inama unansengere kugira ngo mbashe gutsinda icyo kintu cyangiza imbata. Ariko kuri kiriya kintu cyo gusaba imbabazi bashingiye kuri icyo cyanditswe, icya mbere cyanditswe bacyumva nabi, icya kabiri iyo bamaze kuzisaba leta bumva ari bw'Imana ibemeye. Reka ngusetse akantu kabaye ahantu hamwe nasengeye nijoro. Nagiye nzi ko ngiye kugira ibihe byiza. Yego. Ubundi rero narihannye ibintu byo kujya mu madini. Mugani ngiye ibintu by'amadini kiretse ngiye kubigisha, ariko amadini amwe namwe rwose ari confusing. Biransanga. Nageze kandi idini ryiza. Rikomeye nakwita nk'irya kabiri mu madini y'abanyamwuka. Yego. Hanyuma iryo dini ndigezemo baratangiye bayoboye amateraniro barasenze bashimye Imana, twashimye Imana nk'inshuro 3. Turashima mushima, ibyo gushima ni byinshi, turashima amagambo arashira, babona nyashize ati aha turekera. Ati noneho rero ubwo tumaze gushima ntago twasenga Imana dufite ibyaha ko Imana yabihari. Ntangira kwibaza se iyo bashimaga yaririhe Imana bashimaga yaririhe. Baratangiye ati ubwo rero tugiye gusaba Imana imbabazi. Ntago bo batuye ngo buri muntu wese avuga ibyaha, ariko bavugaga cyane ku buryo ibyaha by'umuntu wabyumvaga. Bari harimo n'abari bafite mikrofone, barasenga. Ati Imana imbabarire, Imana tubabarire, Imana tubabarire ibyaha n'ibya politike barabivuga, n'ibya leta, ibyaha leta ikora mwami tubabarire, ibyaha ministeri z'uburezi zikora tubabarire, ibyaha ibi n'ibi dukora tubabarire. None bagera no kurwe ibyaha bya mama, ibyaha bya so, ibyaha bya nyoka, ibyaha bya bene wanyu. None bazamutse baravuga ati turasoje, atariko ibyaha ntibishize twongere dusabe imbabazi. Bageze ku rwego nabwo babikoze inshuro 3. Bageze ku rwego basaba imbabazi z'ibyaha ngo by'abantu bapfuye. Karabaye. Kandi iryo dini rifite pasiteri ukomeye twese twunamira, urumva. Ariko bageze ku rwego bavuga ngo Imana itubabarire n'ibyaha abantu bapfuye. Banza ariyo mpamvu dukena, banza ariyo mpamvu tugira gutya, bane mpamvu tutabyara bakuramo inda, Mana batinganye. Mbese umwanya wo gusaba imbabazi, kandi ngo icyo baba bashaka ngo gukonveka Imana ngo ize mu materaniro yabo. Ubundi ntiyari ihari. None nkibaza ngo bwamba babanje bashima Imana, nkibaza iyo bashimaga yari iri hari cyangwa bayihamagaye kuri telefone ko nanjye nari impari. Yego. Nageza numva umujinya uramfashe, numva ndabihiwe cyane, ndasohoka ndavuga ni Imana yanjye, Imana ibarinde rero bene data, singiye kubahindura ariko Imana ibarinde. So, nashaka kuvuga rero kino kintu cyo gusaba imbabazi ni ikintu kirimo ubujiji bw'indengakamere. Aho abantu badasaba imbabazi abo bahemukiye ngo birinde no kubahemukira, bakumva Imana ariyo bazasaba imbabazi. Aho umuntu aguhemukira ukumva uzasaba imbabazi Imana. Aho umuntu akugira nabi akumva azasaba imbabazi Imana. Kubera ko adashaka wowe. None se tuvuga urugero, ututse umugore cyangwa ututse umugabo, uri umugore wo nkurikiye, usize umurakaje, ugiye mu rusengero, Imana imbabarire ko natukanye n'umugabo. Ugeze mu rugo wibaza ko umugabo yabyibagiwe. Ntago yabyibagiwe. Wibaza se ko Imana wayibwiye yasanze wa mugabo ikamubwira ati umugore wawe yasabye imbabazi. Oya. Nubundi urataha gukura amenyo, niba yagukura urataha kugirire nabi, niba kugirira nabi wakagombye kuva mu rugo uzi ko nta kibazo ufitanye n'uwo mu bana. Ukajya gusenga ntukeneye abandi bantu, Imana irahari. Ikibazo ufitanye n'umugabo wawe cyakemutse. Ikibazo ufitanye n'umugore wawe n'abana bawe n'inshuti zawe n'abo mukorana. Ni nayo mpamvu hari abarokore bamwe bameze nk'abatukisha Imana, akaba muri societe, n'umucuruzi, n'umuntu ukorana n'abandi muri office cyangwa n'ahandi, akabahemukira akabagirira nabi, bikagera ku rwego abantu batangira kwivovota bamucira urubanza. Ndavuga ubwo badakijijwe, ati umuntu akizwa gute, ameze gute, kandi arabibakorera nta najya basaba n'imbabazi. Akajya gusenga akabazi ko najya gusenga ari busaba Imana imbabazi, abahanuzi bakamukubita ubuhanuzi bunabi bwiza cyane. Yego. Akavuga ati Imana si kuvugana nanjye bari abaginga, Imana izabarwanya baneshe.
kumbe niwe nyirabayazana w'ibibazo afite mu kazi akora muri sosiyete, kuko agira nabi, ntazi kwiyunga na bene se, yitwaje ngo ni umuntu w'Imana uzajya gusenga ahantu mu cyumba bakamweza. Ni ikibazo gikomeye. Ariko uko kwezwa mu by'ukuri kurapfuye, ntikurimo ubupfura, ntikurimo umuco, ntikurimo ubukristo, nta hantu na hamwe kubarwa. Ugiye no mu Banyarwanda bene ibyo bintu ntibyemewe mu muco wa Kinyarwanda. So niyo mpamvu rero kwatura kuvugwa ko gusaba Imana imbabazi ntikubaho. Kwatura kuvugwa ni ugusabana imbabazi, kubera ko Imana yo irabizi ko nge nawe dushobora kubana tukagirana utubazo tudahuza, tukayikomeretsanya, tugomba kwiyunga. None se ubundi ubwo dusubiye ku kintu wigeze kuvuga ngo nimba usaba Imana imbabazi kugira ngo ikubabarire waba wakishe, ubwo ubundi kwaturira umuntu cyangwa kumusaba imbabazi nyine kumwaturira so kugira ngo wirengere, ubundi harandi aferi irimo kwirengera se ko gukora. Erega yaba ari kwirengera gukora, icyambere Imana ntabyo yumva ibyo bintu, ni umwanda kuri yo. Gusaba imbabazi Imana, uyisaba imbabazi ibyaha wakoreye abantu, ubundi si ubirebye neza ibyaha dukora tubikorera nde? N'abantu. Ibyo tudakorera abantu turabyikorera, kuko hari n'ibyaha wowe ubwawe wikorera. Tuvuga urugero nko gusambana, wasambanye n'umuntu mwabyumvikanye ubukoreye indi cyaha. Imana abantu n'abantu, icyo gihe ugikoreye wowe. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo muzibukire gusambana bene data, kabiri mumenye yuko imibiri yanyu bigaruka n'ubundi kuri wowe ni insengero z'umwuka w'Imana ukurimo. Nuwo ngo ntugatsembe urusengero, si wa mubiri wawe se? Ngo buri kintu cyose n'ubundi ibi byaha twita ngo Imana irabyanga, tukanashyiramo n'ibintu ngo Imana irababaye, ngirababaye ko abantu bagira gutya. Imana ibabajwe n'iki? Ndagushutse ko Imana ibabaye? Uwoze utekereza ko Imana ibabaye yahora mu gahinda, ihora mu kiriyo, ihora irira. Imana ntabwo yazigera yishima kuko abantu bahora mu bibi. None se ubaye wisha amategeko y'Imana ntabwo wayaturira? Reka nkubaza, amategeko y'Imana areba nde? Urebye inyungu zayo zigaruka kuri nde? Uramutse yubahirije ninde inyungu zigarukaho? Ni wowe wabikoze cyane. None se kuki ugomba kubikora wumva uri kugirira Imana, wabikoze uri kwigirira? Ni nka bya bindi tujya tubona mu nsengero ngo mutange amafaranga twubaka urusengero ngo Imana izabaha umugisha. Wiki w'ahantu usengera ko ari wowe uhasengera, ari wowe uhicara, ari wowe uhugama. Ushaka umugisha we, umugisha wa mbere ni ukuba uhari utanyagirwa, wicaye ahantu heza. None se iyo wubaka inzu yawe ubamo wumva Imana izaguha umugisha ko wubatse inzu? Oya, ni wowe ushaka kuba ahantu heza hakunejeje. None se ishyaka runaka yenda nka FPR ko ryubaka inzu yabo baba bumva Imana izabaha umugisha? Hedikota yabo ni ukugira ngo bagere ahantu bakorera wenda ni habubahisha ubwabo, bakora ibintu byabo neza bisa neza. None kuki ngewe nawe na mwene data na mukozi w'Imana tuhuye tukagira gahunda yo kugira ahantu duhurira hasa neza, tukumva Imana izabiduhembera? Kandi ari igikorwa dukoreye mu isi, nitwe tuzakicaramo, n'abana bacu, n'abagore bacu, n'inshuti zacu, nabo tuzararika, bikaba ngombwa ko wumva Imana izabinabikwishyura. Kuri wowe rero hari uburyo bukoreshwa bwo kwatura ugereranyije n'ibisobanuro duhaye bupfuye butari bwo pe. Uburyo bwiza bwo kwatura ubundi kuri wowe ni ubuhe? Reka ngaruke gukoresha. Sinjya kuri ako kantu. Abantu n'ibyaha abantu bakora, bino byaha abantu bazi ko bakora banasabira imbabazi. Ugomba no kubireka. Ukabireka atari impamvu zo kubaha Imana gusa. Ukabirekeshwa nuko nawe ubwawe uzi nyine ko atari byo. Kuko n'Imana ivuga ngo ntugasambane, none se ingaruka ziza kuri nde? Ntukibe rero bafashe bavunagura nde? Imana wowe. Iyo wibye se ninde bigiraho ingaruka? Ni wowe. Kuki utagira ubupfura ngo wumve ko hari ibintu ugomba kureka ku bwawe kubwo kurinda ubuzima bwawe n'umuryango wawe n'abandi? Urabyumva neza? Yego. Ukumva ngo njye nubaha Imana sinsambana. Nshuti yanjye gusa kudasambana si ukubaha Imana. Ni wowe bifitiye umumaro. Ni ukwiyubaha. Urakoze cyane. Ni ukwiyubaha. Ahubwo iyo wiyubashye uba wubahishije umuremyi wawe.
urabyumva neza. Erega buri kintu cyose Imana yaduhaye ni inyungu zacu, kuko ibyahishwe n'iby'Imana, ibyahishuwe n'iby'abantu. Ikintu kimwe cyubahisha Imana ukaba uyubashye ni ukuyizera. Kuba udafite ikintu kibangikanyijwe uvomamo ubuzima, cyangwa se wumva ko ubuzima bwawe buvamo, iyo uzi ko Imana ariyo soko y'ubuzima bwawe uba uri kuyubaha. Ibyaha byo mu bikorwa iyo ubireka ntubikore, uri kwiyubaha. Uri kwiyubaha. Iyo ugeze kugira urugero rwo kwiyubaha n'Imana wiyubahishije. Noneho niba nacitswe nkagira izo ntege nke nkabikora, cyangwa se nkabikora kuko ariko bigomba kugenda, ntabwo ndajya kubwira Imana ngo mbabarira nkaho nayibabaje. Nibabaje ndazibukira. Nababaje mugenzi wanjye ndamusaba imbabazi kandi ndekeraho kongera kumubabaza. Bibiliya iravuga ngo mubane n'abantu bose amahoro mu ruhande rwanyu niba bishoboka. Ntabwo bifitiye inyungu Imana, bifitiye inyungu twebwe. Bibiliya ivuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, Imana ituma n'abanzi b'uwo muntu biyunga nawe. So rero kuriya kwatura, kuriya gusaba imbabazi kukorwa mu nsengero n'ubinyoma. Nawe unkurikiye niba ari kubigenza uri mu binyoma. Saba imbabazi mugenzi wawe. Cyakora niba ufite ikintu kikugora, ukeneye ko umukozi w'Imana wizewe runaka, niyo mpamvu reka nkubwire akantu. Hari abapasiteri bamwe bingirwa bapasiteri, araza ati Imana imbabarire, umugore araza ati Imana imbabarire gusambana, basambanye nande akamumenya. Bamwe banaprofita kumenya ko abo bantu bafite intege nke zo gusambana, ahubwo nabo bakabasambanya kugira ngo babasambanye. Wowe ukajya kwiteza umuntu wari uzi ko umuhungiye ari umukozi w'Imana yagufasha, kumbi ahubwo umuhaye uburyo bwo, kuko nawe ni umuntu. Sinzi impamvu ariko bumva ko abakozi b'Imana ba pasiteri, kuko ngo ndi pastor, ndi profete, ndi apostle, nta uri umuntu nk'abandi. Urarikira nk'abandi, utekereza nk'abandi, gusurinda agaciro k'izina ufite. Hari abantu bo batazi kurinda agaciro k'izina bafite. Noneho wamwihereza akaba wangije, noneho n'ibyari gukira nawe uramwangije cyane. Urabyumva neza, bikaba bihumiye kumira ari wa. So rero ikintu navuga ku kwatura, abantu babihagarike. No mu madini babihagarike. Yego. Kambisubiremo. Gusa bigenda bicika intege, ariko abantu babihagarike, bayige gusabana n'Imana yabo, kandi bige no gusabana na bagenzi babo. Bige no gusabana nabo ubwabo. Sinzi icyo mvuga niba ucyumva. Ndi kucyumva. Hagati yacu n'Imana dufite amahoro kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Hagati yacu mu mitima yacu dufite amahoro kuko tutakoze ibitwangiza. Hagati yacu na bene data dufite amahoro kuko tutagize icyo tubabazaho bagenzi bacu, nubwo bigoye. Yego. Urabyumva? Kuko hari n'umuntu ukwanduranya upfa kumubabaje. Rega biravuga umubare n'abantu bose mu ruhande rwanyu niba bishoboka. Hari igihe bigorana, hari igihe byanga, hari igihe ubanira umuntu neza ndakurahiye akakubera ibamba, akajya gushakaho impamvu zituma umukorera icyaha ngo abone uko agukura mu buzima bwe. Kandi koko birangira izo mpamvu azibonye, kuko nta muntu wihangana iteka. Ubwo nibwo buzima bw'abizeye. Ahubwo nimba ubona umubabaje ushobora kumukorera icyaha, ahubwo gera uzibukire. Reka nkubwire n'akandi kantu nongere ko inama nagira abantu. Niba ubabariye umuntu kuko agusabye imbabazi, ntabwo bivuze ko ukomeza kukurana nawe. Gukurana nawe urabyumva icyo ndi kuvuga? Yego. Wikururana n'umuntu waguhemukiye inshuro imwe, inshuro ebyiri, kubera ko azagera ku rwego aguhemukira, none ahinduka umwanzi wawe. Mwirinde, kuko abantu babi bariyirindwa. Niyo yaba ari umukristo mwene so, akaba ari umuntu ugira nabi, udafite ingeso nziza, udafite indangagaciro, mwirinde. Mubabarire, unamufate nka mwene so, ariko w'ikibazo. Umwirinde. Abo twita ngo abakristo gito. Kuki se umuntu yakwiba rimwe ati ndakubabariye, ukongera ukamuha access yo kongera kukwiba, uburenganzira bwo kongera kukwiba, nawe uri ikigoryi. Niyo ngo gera ku rwego umenya guhitamo abantu bo kugendana nabo, baba abakristo baba batari abakristo. Wabuze ubwenge Imana ikakureka. Umuntu naguhemukira, yaguhemukiye wabibonye, afite weakness yo guhemuka,
ariba, yego, ni umwana w'Imana wiba, ni umwana w'Imana ukora amanyanga. So mwirinde kugira ngo atanduza wowe. Bisobanuke neza bya bindi tujya tuvuga ku buntu, icyo cyaha ntabwo ari cyo cyakubuza rya juru n'ubundi uri umwana w'Imana kuko ukora icyaha, ahubwo ingaruka zacyo uri hano ni wowe zihura, ni wowe zijyaho. Hari umuntu mboneho, hari akantu nshaka kukubaza. Hari umuntu twaganiriye arambwira ati hari ibintu byinshi abantu bajyamo, tubundi ikintu Imana ireba ni ubugingo no kugucungura kumenya Yesu. Ati ubundi hari izindi aferi mujyanamo Imana yititaho zitayireba cyane. Tugomba ariko na Bibiliya hari ukuntu duhugura mu mibereho yacu ya buri munsi. Nawe ubyemera gutyo se? Iyo teori yo cyane niko mbyemera, kubera ko hari abantu bazi kubana neza batanasenga, batanakijijwe. Ukabona bari perfect ku bintu by'imibanire yabo, ntibica gahunda, ntibahemuka, y'umugurije arakwishyura. Uwo muntu agira imigisha mu mibanire ye n'abantu kukurusha wowe. Uyigura senga ngo Imana izaguha umugisha. Wirirwa uhemukira abantu ngo Imana ngo yarakuvuze, wabakoshereje, wabacumuyeho, uragiye urihaniye ku ruhande, bo ntuje ngo basabe imbabazi mu bantu. Ubundi wayobye inzira wari kujyamo, wakabwiye bahubwo kugira ngo. Reka nkwereke abantu banywa inzoga. Abantu banywa inzoga ukajya no mu kabari tugakora timu yo kunywa inzoga tukayatuvura. Yego. Iyo bahemukiranye uzabicunge. Icupa rimwe rimugeramo ahatavuga ati sha ariko wambereye imbwa kabisa. Cyane. Warampemukiye ntabwo uri umuntu w'umugabo. Akavuga ati nguciye icupa. Akaguca icupa, ikibazo cyawe nawe kikarangiriraho. Gihita kirangirira. Nikijye mu miryango, nikijye he. Ariko abarokore we nta kubera icyo ariko bitameze gutyo mu barokore. Ngo bahure basangire icupa, niba ari fata niba ari ji. Tuzihe devoir igicupa bajya basangira bo bahe. Niyo ryakwita icupa rya kirokore. Hanyuma ngo ibibazo byabo ariko Imana imbabarire, ugahita ubyumva ukajya kubibwira indi team ugasanga umuntu yabaye ruharwa mu kintu ngo yizaniye we ubwe. Ariko bari abantu twita abapagani baba bafite ukuntu bakemurirana ibibazo byabo kandi banezerewe, bikanarangirira aho nta nzika, bigashira ejo bagakomeza bagasangira. Ahubwo byaba biteye isoni rero ko abakristo barushwa imibanire myiza n'abapagani. Yego, urabyumva? Ndabyumva. Ariko ngo Imana ibibizi, ngo Imana ibibareba. Abakristo nibo bagira abanzi benshi, abakristo nibo bagira tubifu tudasobanutse, abarokore nibo bagira utwo tuntu kugira naho bafata umwanya wo kujya gusengera ngo abo basengana. Mana mvunaguye abanzi banjye dusengana, abanzi banjye. Kuki bimeze gutyo? Ariko Morodeka, dusoza utubazo tw'amatsiko iyo ngingo, iyo uyisobanuyeho mu buryo rwose butomowe, ubundi ni ngombwa gusenga cyane hari ikintu bihindura? Iyo topic tuzayigarukaho, ariko gusenga cyane, reka ne kubyita cyane, gusenga uhozaho bifite umumaro mu mwuka w'umukristo no mu bugingo bw'umukristo. Ubutaha rero tuzagaruka ku ngingo yo gusenga uhozaho nayo bayisobanukirwe. Morodeka, turagushimiye cyane. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.